Umunyamakuru yegukanye igihembo nyuma yo kumara iminsi nakora ikiganiro kuri radio akakira abatumirwa bagera ku 100 nta kuryama, gukaraba cyangwa kuruhuka ukundi. Ese byabereye uwabikoze we ni muntu ki? Niyo nkuru tugiye kukuramburira. Kora subscribe niba utarayikora, ukande kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona notification, ndetse ukore share, like ndetse n'ibindi. Ikaze. Umunyamakuru wo muri Nigeria yizihije imyaka 20 amaze muri uwo mwuga, aca agahigo katakozwe n'undi muntu wese ku isi. Uwo ni George Inaibasi Essien, uzwi cyane ku izina rya Mighty George akunda kwita kuri radio. Yabaye umunyamakuru wa mbere ukoze ikiganiro kirekire cyamaze iminsi 4 gitambuka nta guhagarara. Niwe munyamakuru wa mbere ukoze ibyo kuko yamaze amasaha 105 ari muri studio za radio akora ikiganiro. Ni ikiganiro yakoreye kuri imwe muri radio zo mu gihugu cya Nigeria asanzwe anakoraho yitwa Comfort 95 n'igice kimwe FM. Ni radio ikorera muri Uyo, Akwa Ibom State mu gihugu cya Nigeria. Kugira ngo byumve neza icyo kiganiro ngo yagitangiye ari ku itariki ya 27 Gicurasi, burira buracya ndetse burongera burira kugeza ku itariki ya 1 Kamena, no kuvuga ukwezi kwa gatandatu. Uti byashobotse bite kumara iminsi irenga 4 yose amanywa nijoro ukora ibiganiro udahagarara? Uyu munyadushya George afite imyaka 43 y'amavuko, ngo buri saha imwe rero yafataga ikiruhuko cy'iminota 5 mu masaha 105 yose yakoze. Ubwo niba uzi imibare wabasha kumenya iminota yaruhutse yose hamwe. Ibaza izo mbaraga zo kumara iminsi irenga 4 yose uvuga wicaye muri studio udahagarara kugeza ubwo hawe igihembo na Guiness. Aganira nabo yagize ati, nashakaga kwizihiza imyaka 20 maze nkora kuri radio no kuzamura ibendera rya leta nturukamo n'igihugu cyanjye ku ruhando mpuzamahanga. Aka gahigo ni ubwa mbere gakozwe muri iyi leta ndetse no muri Nigeria hose mu bijyanye no gukora kuri radio. Nasazwe n'ibyishimo numva birandenze maze guca aka gahigo cyane nk'umuntu wa mbere muri aka gace k'iwacu. George ubusanzwe ni umuyobozi wa program kuri Comfort FM aho muri Nigeria, ndetse akunze kuba umushyushya rugamba bazwi nka MC mu birori by'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Icyakora nubwo yizizaga imyaka 20 muri uwo murimo, kuri iyo radio yaboneyeho umugisha ahamaze imyaka 8 akora ibiganiro bya mu gitondo n'ibiganiro bihera saa 11 z'igitondo akageza saa 4 z'amanywa. Akora kandi ibiganiro by'imikino ndetse no gutegura akanakurikirana gahunda z'iyo radio zose. Yavuze ko guca aka gahigo yabitewemo imbaraga n'urukundo akunda akazi ke, ndetse n'inshuti n'abavandimwe bamwerekaga urukundo, dore ko icyo kiganiro cyanyuzwaga kuri live YouTube amanywa nijoro kugeza iminsi nishize. Birumvikana si ikiganiro yakoraga wenyine, ahubwo yakiraga abatumirwa akababaza ku buzima bwabo, imibereho ndetse n'ibindi byose akabikora ku batumirwa batandukanye. Muri iyo minsi irenga 4 uyu mugabo yakiriye abatumirwa 80 bose baza muri studio basimburana, ndetse n'abandi 20 yakiriye akoresheje telefone. Aba rero ngo baganiraga ku ngingo zitandukanye zirimo politike, umutekano, imiyoborere ndetse n'ibigezweho. Nubwo yakoze amasaha 105 ajya gutangira, yari yemeje gukora ikiganiro cyagombaga kumara amasaha 90, no kuvuga iminsi 3 n'igice, gusa ngo yagiye yiyongezaho indi minota kugeza bigeze ku masaha 105. Wibuke ko yaruhukaga iminota 5 buri saha. Iyo minota rero ngo yayikoreshaga afata akaruhuko, agasoma ku mazi, agafata amafunguro, agakaraba mu maso, akinanura ndetse n'ibindi. Gusa ngo ntiyigeze arambika umusaya n'umunota n'umwe. Ibyatumye arangiza iki kiganiro ananiwe cyane ku buryo hari abavuga ko ashobora kuzabikurizamo uburwayi. Ku rundi ruhande ikiganiro ngo haraho kitagendaga neza nk'uko yari yagiteguye, kubera ko hari ubwo abatumirwa bamutenguhaga ku munota wa nyuma, ibibazo by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigatuma agira impungenge ko ataza kubishobora. Gusa yaje kubicamo. Ati, ijwi ryanjye ryonyine niryo rimpa umugati, hatungaho umuryango wanjye nanjye nkibeshaho muri iki gihe cyose maze. Nifuza ko abakiri bato muri uyu mwuga bakomeza guhatana, ntihagire ikibatangira. Uwo ni George aganira n'abanyamakuru. Uyu mugabo yahawe igihembo ndetse izina rye ryongerewe ku yandi menshi ari mu gitabo cy'abakoze amateka cya Guiness. Abanyanigeria batandukanye bagaragaje ko bishimiye ibyo yagezeho, ndetse n'ubu bamwe ntibarabasha kwiyumvisha uburyo yabishoboye. Ku rundi ruhande hari abavuga ibindi, ntibanatinye kuvuga ko yaba yarakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa imyuka y'umwijima yatumye abasha gukora iyo minsi yose nta kunanirwa, nta gusinzira. Reka nibarize abanyamakuru mudukurikiye, ubu igihe kirekire wamara ukora ikiganiro kingana gute? Ubwo utari umunyamakuru se wamara igihe kingana gute wumva uri mu kiganiro? Ese nta wamurusha ngo iki gihembo nacyo gitaha i Rwanda? Twandikire muri comment. Wibuke kandi gusangiza abandi iyi nkuru, ukore like, share, ndetse ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Kanda aho hasi kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ubu wa mbere mu kubona amakuru agezweho.
Reka nsoreze aha ngaha dusubire mu yandi makuru aza kubagezweho. Umunyamakuru yegukanye igihembo nyuma yo kumara iminsi nakora ikiganiro kuri radio akakira abatumirwa bagera ku 100 nta kuryama, gukaraba cyangwa kuruhuka ukundi. Ese byabereye uwabikoze we ni muntu ki? Niyo nkuru tugiye kukuramburira. Kora subscribe niba utarayikora, ukande kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona notification, ndetse ukore share, like ndetse n'ibindi. Ikaze. Umunyamakuru wo muri Nigeria yizihije imyaka 20 amaze muri uwo mwuga, aca agahigo katakozwe n'undi muntu wese ku isi. Uwo ni George Inaibasi Essien, uzwi cyane ku izina rya Mighty George akunda kwita kuri radio. Yabaye umunyamakuru wa mbere ukoze ikiganiro kirekire cyamaze iminsi 4 gitambuka nta guhagarara. Niwe munyamakuru wa mbere ukoze ibyo kuko yamaze amasaha 105 ari muri studio za radio akora ikiganiro. Ni ikiganiro yakoreye kuri imwe muri radio zo mu gihugu cya Nigeria asanzwe anakoraho yitwa Comfort 95 n'igice kimwe FM. Ni radio ikorera muri Uyo, Akwa Ibom State mu gihugu cya Nigeria. Kugira ngo byumve neza icyo kiganiro ngo yagitangiye ari ku itariki ya 27 Gicurasi, burira buracya ndetse burongera burira kugeza ku itariki ya 1 Kamena, no kuvuga ukwezi kwa gatandatu. Uti byashobotse bite kumara iminsi irenga 4 yose amanywa nijoro ukora ibiganiro udahagarara? Uyu munyadushya George afite imyaka 43 y'amavuko, ngo buri saha imwe rero yafataga ikiruhuko cy'iminota 5 mu masaha 105 yose yakoze. Ubwo niba uzi imibare wabasha kumenya iminota yaruhutse yose hamwe. Ibaza izo mbaraga zo kumara iminsi irenga 4 yose uvuga wicaye muri studio udahagarara kugeza ubwo hawe igihembo na Guiness. Aganira nabo yagize ati, nashakaga kwizihiza imyaka 20 maze nkora kuri radio no kuzamura ibendera rya leta nturukamo n'igihugu cyanjye ku ruhando mpuzamahanga. Aka gahigo n'ubwa mbere gakozwe muri iyi leta ndetse no muri Nigeria hose mu bijyanye no gukora kuri radio. Nasazwe n'ibyishimo numva birandenze maze guca aka gahigo cyane nk'umuntu wa mbere muri aka gace k'iwacu. George ubusanzwe n'umuyobozi wa program kuri Comfort FM aho muri Nigeria, ndetse akunze kuba umushyushya rugamba bazwi nka MC mu birori by'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Icyakora nubwo yizizaga imyaka 20 muri uwo murimo, kuri iyo radio yaboneyeho umugisha ahamaze imyaka 8 akora ibiganiro bya mu gitondo n'ibiganiro bihera saa 11 z'igitondo akageza saa 4 z'amanywa. Akora kandi ibiganiro by'imikino ndetse no gutegura akanakurikirana gahunda z'iyo radio zose. Yavuze ko guca aka gahigo yabitewemo imbaraga n'urukundo akunda akazi ke, ndetse n'inshuti n'abavandimwe bamwerekaga urukundo, dore ko icyo kiganiro cyanyuzwaga kuri live YouTube amanywa nijoro kugeza iminsi nishize. Birumvikana si ikiganiro yakoraga wenyine, ahubwo yakiraga abatumirwa akababaza ku buzima bwabo, imibereho ndetse n'ibindi byose akabikora ku batumirwa batandukanye. Muri iyo minsi irenga 4 uyu mugabo yakiriye abatumirwa 80 bose baza muri studio basimburana, ndetse n'abandi 20 yakiriye akoresheje telefone. Aba rero ngo baganiraga ku ngingo zitandukanye zirimo politike, umutekano, imiyoborere ndetse n'ibigezweho. Nubwo yakoze amasaha 105 ajya gutangira, yari yemeje gukora ikiganiro cyagombaga kumara amasaha 90, no kuvuga iminsi 3 n'igice, gusa ngo yagiye yiyongezaho indi minota kugeza bigeze ku masaha 105. Wibuke ko yaruhukaga iminota 5 buri saha. Iyo minota rero ngo yayikoreshaga afata akaruhuko, agasoma ku mazi, agafata amafunguro, agakaraba mu maso, akinanura ndetse n'ibindi. Gusa ngo ntiyigeze arambika umusaya n'umunota n'umwe. Ibyatumye arangiza iki kiganiro ananiwe cyane ku buryo hari abavuga ko ashobora kuzabikurizamo uburwayi. Ku rundi ruhande ikiganiro ngo haraho kitagendaga neza nk'uko yari yagiteguye, kubera ko hari ubwo abatumirwa bamutenguhaga ku munota wa nyuma, ibibazo by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigatuma agira impungenge ko ataza kubishobora. Gusa yaje kubicamo. Ati, ijwi ryanjye ryonyine niryo rimpa umugati, hatungaho umuryango wanjye nanjye nkibeshaho muri iki gihe cyose maze. Nifuza ko abakiri bato muri uyu mwuga bakomeza guhatana, ntihagire ikibatangira. Uwo ni George aganira n'abanyamakuru. Uyu mugabo yahawe igihembo ndetse izina rye ryongerewe ku yandi menshi ari mu gitabo cy'abakoze amateka cya Guiness. Abanyanigeria batandukanye bagaragaje ko bishimiye ibyo yagezeho, ndetse n'ubu bamwe ntibarabasha kwiyumvisha uburyo yabishoboye. Ku rundi ruhande hari abavuga ibindi, ntibanatinye kuvuga ko yaba yarakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa imyuka y'umwijima yatumye abasha gukora iyo minsi yose nta kunanirwa, nta gusinzira. Reka nibarize abanyamakuru mudukurikiye, ubu igihe kirekire wamara ukora ikiganiro kingana gute? Ubwo utari umunyamakuru se wamara igihe kingana gute wumva uri mu kiganiro? Ese nta wamurusha ngo iki gihembo nacyo gitaha i Rwanda? Twandikire muri comment. Wibuke kandi gusangiza abandi iyi nkuru, ukore like, share, ndetse ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora. Kanda aho hasi ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification ubu wa mbere
mu kubona amakuru agezweho. Reka nsoreze aha ngaha dusubire mu yandi makuru aza kubagezweho.